kuko disappointment yo kutekereza ko waba uri mubi aricyo wenda urimo kuzira birashoboka ko haba harimo kubengwa inshuro nyinshi. Yego bishoboka ko hari relationships zitakunze. Hari relationships zabayeho, hari abo mwuzuye ntimwuzuzanya, ntibyasoza bivuyemo urugo. Yego. Iyo bibaye kenshi rero turabizi rwose ko bizana disappointment, bikazana gukomereka kuko watengushywe inshuro nyinshi. Rero iyo watengushywe inshuro nyinshi ntugende urugendo rwo gukira icyo kimwaro n'ipfunwe n'umubabaro byazanywe nuko watengushywe, bikuriye ituma abandi baza bakugana bikugora kubakira neza kuko babona mu ishusho ya babandi bagutengushye mbere. Wow, yego. Niyo mpamvu rero tugira ngo ukire mbere yuko utekereza kuri mubi, mbere yuko utekereza ko bakwanga, hashobora kuba harimo contribution yawe ituma batinya kukwegera, ubizi cyangwa utanabizi. Aha harimo ibintu byinshi turagenda tuvuga uko umwuka ari butuyobore, turizera ko Imana iri butuyobore, ukaza kwibonamo nibura ukava hano ubonyemo igisubizo ukeneye. Niba n'ababyeyi ba Gift bumva umuryango yavukiyemo binteractinga gute, bamufashaga gute, bamwitagaho gute. So hari icyo uko umwana akura n'iyi structure n'iyi mibanire ukuntu babana mu muryango bideveloping icyo bita sexual relationship style, bikaza nicyo bita anxious relationship style. Isamure no kuvuga ngo uburyo uyu mwana abana n'ababyeyi, uyu mwana w'umukobwa ukuntu bakuze bamutoza cyangwa bamufata, bizatuma imbere ejo hazaza ashobora kuzagira umubano n'abandi bantu utekanye, cyangwa umubano wuzuyemo ubwoba no guhangayika. Ari niyo bita avoidant, n'umubano wiheza cyangwa uheza abandi. Ni ya nyuma yitwa disorganized relationship style. None n'umubano wo kuba nta gahunda mu mibanire ye n'abandi, ariko akaba nta ajagaraye, nta gahunda. Hari website muze gusoma yitwa Psychology Today, ivuga ko ngo 40% y'abantu bakuru bafite icyo bita insecure relationship style. 40, yes, bafite umubano udatekanye. Yego. Ibi bikaba bituruka mu mibanire nabo y'umuryango wabo aho bakuriye. Yego. So uyu Gift ashobora kuba ari zimwe muri izi ngizi ariyo kategori arimo. Yego. Ariko ibyo byose ntabwo ari muri sexual. Shalom, turabasuhuje, tubahaye ikaze mu cyumba cy'umuryango no kuri LMS, Life is Mental and Spiritual, cyangwa ubuzima ni mu mutwe no mu mwuka. Mumeze neza aho muherereye? Twavuze ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'amasaha uzatwumvira n'amasaha uzatubonera. Twongeye twagarutse irya tsinda rero menyereye ko tubagezaho ibiganiro by'umuryango bitandukanye birebana n'ubuzima bwacu nk'abagize umuryango. Turi kumwe na bene data. Yego. Mudusuhuze. Ni Devota Mukamwezi kuri Life is Mental and Spiritual. Amen. Tumeze neza. Ntagongera Godfrey. Hopcast. Yes. Ntagongera Godfrey akorera ibiganiro kuri YouTube channel yitwa Hopcast, sibyo? Hanyuma Devota Mukamwezi akorera ibiganiro kuri YouTube channel yitwa LMS cyangwa Life is Mental and Spiritual. Wow, twanangiza tugahurira mu cyumba cy'umuryango. Murakoze cyane. Turabakunda, murakoze ku nama muduha, murakoze ku murimo mukora komeye ugera ku bantu benshi, abo tuzi nabo tutazi. Hari abatwandikira, hari abatuvugisha, turabashimiye cyane. Rero umwe mu bakunzi bacu yaratubajije kundi ibiganiro byacu dukurikira, aratubaza ati ndifuza ko muzatuganirira ku kibazo kiteye gutyo. Ariko yagize neza kuko yabarije benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Aratubaza ati ni iyihe nama mwagira cyangwa n'iki mwavuga ku mukobwa utangiye kwiheba cyangwa kugira igitutu cy'uko yumva imyaka y'urushako irimo kumugendana kandi atarabona umuntu. Noneho uwo mukobwa kubera icyo gitutu n'iyo pressure yo kumva yibaza ngo kubera iki birimo gutinda, birumvikana hari abo bitera depression, hari abo bitera kwibaza ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko bimwe mu byo bibaza birahangaha. Ushobora gusanga umuntu
anakuganirira akakubaza atari kose ndi mubi cyane ninjye mubi kuri iyi si ku buryo noneho akanakubaza ngo Imana yananiwe kumpa umugabo cyangwa nananiwe kubona umuntu dukundana cyangwa umuntu nkunda. Ikindi akubaza ati cyangwa se ibyo nibwira cyangwa standards cyangwa ibyo nshaka mu muntu ngewe ngende mbigabanye cyangwa mbishyire hasi. Mbese ni nko kuvuga mu yandi magambo nakoresha ijambo ryitwa nko kumanura ibiciro. Ese manure ibiciro kugira ngo nkunde mbone umuntu dukundana. Yemwe twaje kugira ngo tuganire n'ibindi. Ibyo ni bimwe mu bibazo ashobora kuba yibaza, ariko nanone hari n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwibaza iyo arimo kunyura mu gihe kimeze nk'icyo ngicyo. Tugiye kubiganira rero turebe icyo twakora kuri uyu twishyize mu nkweto z'uyu mukobwa cyangwa z'aba bakobwa benshi bari aha hanze bategereje. Harimo ibintu byinshi Devo, reka tuganire n'aba bakobwa. Rwaye ikaze. Urakoze cyane. Ndashaka guhera ku kibazo nuko uyu nguyu ari umukobwa watubajije, kandi ngira ngo ahari buriya challenges z'abahungu n'abakobwa ku myaka ntabwo abahungu ntibikunda kubihebesha. Abakobwa nibo biheba kuko rega na sosiyete wibuke ko ibibabwira inabatunga n'intoki babarira imyaka ngo amaze gukecuru ngo niyo yashaka ngo azabyara umwe ngo cyangwa nawe ntazaboneka, ibintu nk'ibyo. Yego, reka tuvugane n'abakobwa. Mbonereho gusaba abakobwa aho bari, by'umwihariko bageze mu gihe cyo gushaka, nawe wibona mu kigero cy'uwo nguwo wumva ko amaze kugumirwa, tubasabe mwigire hino tuganire. Indangururamajwi zanyu niba ari ahantu rwose wisanzuye, niba ari ka kofi grabinga igikombe cyawe cy'ikawa cyangwa icyayi, ukurikirana iki kiganiro. Ndizera ko kizabafasha, nubwo tutari twasenze reka dusenge briefly mu muco wacu. Mwami, tuguhaye icyubahiro nanone, turagushima cyane yuko uri kumwe natwe, ibyo ntabwo tubishidikanya, kuko wavuze mu ijambo ryawe ngo tuzateranira turi 2 cyangwa 3 uzaba uhari uri kumwe natwe. Rero nta nubwo turi 3 gusa, nubwo ari twe turi kuri kamera, turabizi ko mwuka wera uri kumwe natwe. Rero turakwinyize ngo ururu kubane natwe. Aba bakobwa tugiye kuganiriza ntaba ari twebwe, ahubwo bumve ihishurirwa riturutse aho uri, kandi babohoke ndetse banasubirizwe mu kumva iki kiganiro. Urakoze kugiye kubana natwe, turakweguriye uyu mwanya wose, utwungura inama n'ubwenge bikenewe kugira ngo aba bakobwa bacu babohoke ndetse bazagira imiryango myiza. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Twarimo tubwira abakobwa, bwa mbere biragaragara ko attitude yabivuganye nkurikije ikibazo, atese ndi mubi cyane, kuki ntakundwa. Ese hari icyo nacumuye? Icya mbere, hari icyo nacumuye. Icya kabiri, ese ndi mubi cyane ku buryo ntakundwa. Icya gatatu, ese nashyizeho imirongo ngenderwaho itera ubwoba cyangwa isubizayo abakabaye bandambagiza. Yego. Icya kane, ese nongere nsubire muri iyi mirongo ntarengwa yanjye, bya bindi twita standards, ngira ibyo ngabanya cyangwa nkubite hasi ibiciro kugira ngo nsange cheap option. Ngira ngo uraza kudufasha ugenda ubaza kimwe kuko gutya ibi ngibi bibiri tubijyanire hamwe. Ese hari icyo nacumuye kugira ngo ibi bingereho cyangwa ndi mubi cyane ku buryo ntabona urukundo? Urakoze cyane. Izi statements ebyiri cyangwa aya magambo abiri duhereyeho aragaragaza desperation, gucika intege, kwiheba, gushoberwa. Mu by'ukuri nubwo harimo gusaba inama, harimo guhungabana. Harimo ihungabana rivuga ngo ubundi ubu sindimo kurenga inkombe, amahirwe ntarimo kundengana. Ariko noneho kwibaza naba nacumuye iki, ndi mubi cyane. Turagira ngo tuvugane nawe, waba utari uyu nguyu ariko wibona muri icyo cyiciro, muri iyo mibereho. Bwa mbere urasa nkaho utunga Imana urutoki, urasa nkaho wumva uri umwere, Imana ariyo yaguhemukiye. Rwose ndumva tugiye kuba abanyakuri gutyo, ariko mu rwego rwo kugira ngo tuguhe inama neza tutayiciye hejuru. Ubundi Imana ni umwami,
imigambi yayo yose ntitujya tuyimenya kandi twizera ko ariyo itwubakira ikaduha abagabo n'abagore ikatwubakira imiryango twifuza cyangwa twishimira. Rero mbere y'uko tuguha inama twemeranya nawe niba uri mwiza niba uri mubi niba warahemutse turashaka kugira ngo ubanze wiha amahirwe yo gukira, kuko ugikomeretse gutyo byaba n'impamvu yo gusunika ba bandi wavuga gutese nazamuye ibiciro cyane mbimanure. Iyo umuntu akomeretse kumukunda biragorana kandi nawe ntago aba yikunda. Urakoze cyane. Iyi mivugire y'uyu nguyu turimo kuganira nubwo tutamuzi ariko turabizi ko ari ibyiyumviro biba mu mitima y'abakobwa benshi iyo bamaze igihe kinini bategereje urushako batarubona. Hari imvugo bajyaga bahita ngo ni kuri rompwe, amaze igihe kinini kuri roundabout ategereje uwo bahuza. Tugufitiye inkuru nziza ko Imana igufitiye umugambi mwiza niyo warenze iyo ngiyo ufite. Ndavuga imyaka. Imana iracyagukunda, iracyakubona nk'umukobwa wayo. Tubona muri Bibiliya umudamu ngo wari warahetamye, sore gutanga urugero, ngo ariko Yesu aravuga ngo ese uyu nguyu we si umukobwa wa Aburahamu. Icyo gihe yari ishu y'abafarisayo yo gukiza abantu ku isabato, babigize kesi bavuga batese ku isabato urakiza umuntu. Arababwira ati n'uyu nguyu wahetamye akeneye gukira, ni umukobwa wa Aburahamu, uyu ni uwo mu muryango w'abizera. Nawe rero tugufitiye inkuru nziza. Imana irakubona nk'umukobwa muto wo gukundwa, wo kubengukwa kandi mwiza w'igikundiro, utaranacumuye. Byaha ufite ntago ari ukubera ibyaha byawe. Ntabwo Imana iba yiriduhora ibyaha twaba twarashize. Ahubwo wowe icyo cyaha niba gihari urakizi. Nge nkunda ko tunabibwizanya ukuri. Niba kinahari urakizi. Kurakara rero ntago biri bukigukize, nta nubwo biri butume umuryango w'abaza bakugana ukinguka, ahubwo biratuma ubaheza kubera attitude, kubera umubabaro, ukuntu wiyumva, ukuntu ubihiwe, ukuntu basubiza n'ibibazo. Uko babitubajije biragaragaza ko umuntu yabihiwe, yatangiye kwiyanga. Rero twagira ngo tugusabe ahubwo ikunde, kuko birasa nkaho nawe watangiye kutikunda. Ariko kwikunda nturi bubyishakemo gusa. Niba waragenze urugendo runini ubihiwe, mu by'ukuri turimo kwaporosha ikibazo tutazi uko cyatangiye. Ntabwo tuzi ubenzwe kangahe kugira ngo ugere aho wumva babona uri mubi, wenda ariyo mpamvu bakubenga ari benshi. You understand? Kuko disappointment yo kutekereza ko waba uri mubi aricyo wenda urimo kuzira, birashoboka ko haba harimo kubengwa inshuro nyinshi. Yego, bishoboka ko hari relationships zitakunze. Hari relationships zabayeho, hari abo mwuzuye ntimwuzuzanya, ntibyasoza bivuyemo urugo. Yego. Iyo bibaye kenshi rero turabizi rwose ko bizana disappointment, bikazana gukomereka kuko watengushywe inshuro nyinshi. Rero iyo watengushywe inshuro nyinshi ntugende urugendo rwo gukira icyo kimwaro n'ipfunwe n'umubabaro byazanywe nuko watengushywe, bikuriyetingira igikuta gituma abandi baza bakugana bikugora kubakira neza kuko ubabona mu ishusho ya babandi bagutengushye mbere. Yego. Niyo mpamvu rero tugira ngo ukire mbere y'uko utekereza kuri mubi, mbere y'uko utekereza ko bakwanga, hashobora kuba harimo contribution yawe ituma batinya kukwegera, ubizi cyangwa utanabizi. Aha harimo ibintu byinshi turagenda tuvuga uko umwuka ari butuyobore. Turizera ko Imana iri butuyobore, ukaza kwibonamo nibura ukava hano ubonyemo igisubizo ukeneye. Ariko bimwe mu mpamvu zijya zituma abantu batinda kuri ya rompwe, reka twitize iryo jambo, haba harimo impamvu z'abakobwa ku giti cyabo ba nyirabayazana, hakabamo impamvu z'ibikomere bakuranye, hakabamo impamvu za standard basetinze kimwe mwavugaga. Aho hose rero naho uhasuzume nawe. Bwa mbere urugero, niba koko umaze no gukura ukumva ugeze muri ya myaka iri advanced, wishakira mu basore batoya kuko wumva ubifuza nawe ushaka kubona ababogari. Jyana n'ikigero cy'imyaka ko kugezemo, kuko n'imitekerereze yawe imaze kuba advanced, ntabwo yahuza na wa mwana w'imyaka 25 ba basore batoya.
izo standards ubwo wenda ko ni agace gatoya twavugaho ariko hari ibindi bintu byinshi ariko kubera ko turi muri mental health tukaba turi no mu byumba by'imiryango aba bose bakora mu muryango nanjye ndimo turashaka kugira ngo unibwize ukuri rwose wibwize ukuri ntiwibeshye ibyo amahanga niyo bahita no kwikubagiza naragowe ndashobewe kwiyorohereza ntabwo biri bugufashe turashaka ko tubwizanye ukuri aho wumva koko witwaye nabi wemere uhakosore haba ari abo wabwiye nabi wutsi nabi kubera umubabaro watewe na bagenzi babo bababanjirije usubize amaso inyuma uvuga utari ko wenda uriya koko ni nanjye watumye agenda burundu icyatumye umubwira nabi ubanza ugikosore kuko biriya byo biba bikurimo rimwe na rimwe ubabwira nabi utanabitekerejeho kuko wabitse umubabaro igihe kirekire ariyo mpamvu tukubwira ngo jya no muri counseling ibi bintu tuzahora tubivuga amahirwe nuko abantu bamaze kubyumva ibikomere uko bigenda biba byinshi uyu munsi niba umwe yagutengushye ejo undi akaza akagutenguha bakaba 3 4 5 bikuriyetinga pattern mu buzima bwawe kuvuga ko abantu bose ari babi baza bagukinisha ntawe bari seriye hari igihe bashobora kuza bari seriye ariko ukabarebera muri rinete z'abambere yego noneho ukababwira nabi kuko wabitiranyije bigatuma koko wenda bagenda cyangwa se uko gutinda mu kibazo bikagenda bikuremamo imyitwarire imvugo nabyo bitari byiza ikindi hari na standard kuko abakobwa basetinga rimwe na rimwe iri na false zitari realistic zitari nyakuri zidafite aho zihuriye n'ukuri k'ubuzima zidafite aho zihuriye n'uwuriwe ukaba waciye ibikuba urabwira abana ukoreraho ibitangaza position ukoraho rimwe na rimwe zitari zo ugakireye ikintu cy'igihu kitari ukuri abantu rimwe na rimwe bakaba koko bamwe bagutinya bavuga bati uyu muntu azazi wanjye nanjye ntegeke wenda urugero abantu bagabo ntibakunda gutegekwa so waba wagaragaje rero amarere y'uko uri umutegetsi uri umuyobozi ukireye iminga ibyubahiro kuri abo bantu baje bakavuga ati umuntu nzaba umugabo nawe abundi bizavamo urwo ni urugero ntabwo rero ibyo bigusaba ngo ugabanye ibiciro kurowaringa standard babyise kugabanya ibiciro ndumva ntazi niba biri buhuze neza mu kinyarwanda kugabanya ibiciro ntabwo bivuze ngo wisuzugure uze ku itapi bagukandagire no bivuze kwibwiza ukuri ese koko ibishusho ngaragaza hanze niyo ndiwe niwe nge niba atari we wowe Godfrey yatembagaye sinamenye turaje tumuhe mikoro mu kanya uyimumere mu kanya ntabwo kugabanya ibiciro tuvuga ari ukuba insuzugurwa ari kwiminimiza ari ugutakaza self identity n'agaciro kawe ntabwo ari ibyo tuvuga ahubwo turagira ngo wibwuze ukuri ubundi wowe umugabo ushaka urashaka umeze gute ko abaje ko kumaze kubabenga ari benshi nubwo nawe wabenzwe ariko birashoboka ko ibiciro wagaragaje utibwije ukuri abantu bakaba bakurebera muri izo rinete bakaba bagutinya aho kugira ngo ube wowe hari iri jambo niryo narigeneye ba wowe nuba wowe uzatarakitinga abagukeneye kuko umuntu wese akenera icyo abuze uwo muntu ufite icyuho kizuzuzwamo nawe azakubona wabaye wowe ariko nushaka kuba njyewe akaza atari njyewe akeneye azagucaho kuko wamuhaye ishusho itandukanye n'icyo ashaka urakoze cyane Godfrey tukugarutseho birashoboka ko umuntu yaba yarashizeho ibiciro standards rero nabuze ukuntu mbyita mu kinyarwanda ni wowe ndimo kubaza ikinyarwanda asigaye nyivuga ariko yarishyiriyeho urwego wenda rurerure rutuma abakabaye bamugeraho baza kumurambagiza batamugeraho noneho niba urwo rwego koko ari rurerure ese yongere abisure abirebe ku buryo agabanyaho ku madara wenda niba yari afite nk'amadara nk'7 n'urugero agabanye hagere kuri 3 kugira ngo abayurira biborohere kumugeraho reka nifumire phrasing gutyo uyu muntu amuhaye izina yego tumwitende
nitumwite gift nta kibazo. Okay, yitwa gift. Hari abantu benshi bameze nka gift cyane nkuko sister yabivuze, ariko ndashaka kugiha background igihe uko nyumva. Yego. Ndimo ndareba uyu gift, ni umukobwa mwiza, ko gufite amashuri, ko gufite akazi, ko ubona ko umukobwa wiyubatse, ariko akababona niba mugenzi we yabonye ko imibanire relationships byanze, maybe yarabigerageza inshuro nyinshi ariko ntibyakunda. Hari impamvu nyinshi, hari iziri psychological semura zijyanye n'imitekerereze n'ubuzima bw'imitekerereze, hari noneho n'iziri relational dynamics, n'izijyanye n'uburyo umuntu abana n'abandi cyangwa imibanire y'umuntu n'abandi. Reka ntangire kuri scientific niba psychological. Ubundi iyo tuvukiye mu miryango hari icyo bita relationship styles. Aba bantu barerwa gute, babana gute, nk'abana nk'amwe ababyeyi mwabanye gute n'uyu gift, niba n'ababyeyi ba gift bumva umuryango yavukiyemo binteractinga gute, bamufashaga gute, bamwitagaho gute. So hari icyo uko umwana akura n'iyi structure n'iyi mibanire ukuntu babana mu muryango bideveloping icyo bita sexual relationship style, bikaza nicyo bita anxious relationship style. Isemure no kuvuga ngo uburyo uyu mwana abana n'ababyeyi, uyu mwana w'umukobwa ukuntu bakuze bamutoza cyangwa bamufata bizatuma imbere ejo hazaza ashobora kuzagira umubano n'abandi bantu utekanye cyangwa umubano wuzuyemo ubwoba no guhangayika. Ari niyo bita avoidant n'umubano wiheza cyangwa uheza abandi. Ni ya nyuma yitwa disorganized relationship style. None n'umubano wo kuba nta gahunda mu mibanire ye n'abandi, ariko akaba nta ajagaraye, nta gahunda. Hari website muze gusoma yitwa Psychology Today, ivuga ko ngo 40% y'abantu bakuru bafite icyo bita insecure relationship style. 40, yes, bafite umubano udatekanye. Yego. Ibi bikaba bituruka mu mibanire nabo y'umuryango wabo aho bakuriye. Yego. So uyu gift ashobora kuba ari zimwe muri izi ngizi ariyo category arimo. Yego. Ariko ibyo byose ntabwo ari muri sexual attachment. Ari muri, ashobora kuba ari muri avoidant, disorganized, niba iriya yindi. So izi ngizi zikuremamo uburyo uzabana n'abantu ukuze, ukuntu uzabana n'abana bawe n'umugabo wawe. So muri cya gihe cyo gushaka inshuti, umuhungu yagukunze, mwatangiye urugendo rw'ubushuti, ahangaha bihita bigaragara uri we, ugasanga arabona bitari bushoboke. Hari abantu batinya no gukundwa, wamwegera cyane umukunze wagahunga. Urumva uvuga ngo nta cyizere agirira abantu, kubera ko nta wamwitayeho, yabaga ari neglected, yabaga yasizwe, bamurekeye aho ngaho, nawe ubwe ntabwo yiha agaciro. Ariko wa wundi uri secure we yumva afite agaciro, azi uwo ari we. Noneho yuri disorganized, niba avoidant, niba anxious, afite relationship issues. So iyo uyu muntu agerageze kujya muri relationship, hari igihe ibi bibazo. Urumva? Noneho mbere yuko maybe mvuga ikintu yakora, reka tujye no ku kindi cyitwa past trauma, unresolved trauma. Iyi ni trauma ibitara ihungabana riba ritarakize, ritarahawe umwanya wo kugira ngo rikire. Niba gift ashobora kuba yarahungabana, noneho tuvuge ihungabana ni mu bwoko bwinshi. Harimo ariko hari ihungabana ya sexual abuse. Sexual abuse yibaye ku mwana w'umukobwa yica the core, yica iby'imbere by'ingenzi bigize umuntu w'imbere. Ugasanga uwo muntu nta cyizere yifitiye, abona abantu bose bashaka kumukoresha gusa batamukunze. So abantu bose akabashira
mu gatebo kamwe abagabo hari abavuga ngo men are pigs, men are bad, abantu bagabo ni babi. Ugasanga niyo baje kumwegera aracyababonamo yashusho, urumva. So iyo past trauma iteza ibibazo, ariko ugasanga benshi ntibagerageje kugira ikintu bayikoraho, nta nubwo bazi ko hari ikibazo yabateye. Kuri iyi nuza trauma, it negatively predict romantic relationship satisfaction. Iyo wagize iyi negative nuza iyi trauma, hari igihe uba ufite iyi negative perception ku bijyanye na relationship. Noneho hari ikindi cya nyuma ngiye kuvuga, personality disorders. Imiterere, akajagari mu miterere y'umuntu. Izi personality disorders bavuga ko ngo umwe mu bantu 10 afite a personality disorder. Arajagaraye mu mibereho. Noneho iyo tugiye mu bihugu byateye imbere, abanyamerika ngo 15% y'abanyamerika barajagaraye bafite a personality disorder. Noneho hari iyi imbi cyane yitwa a narcissistic personality disorder. Iyi ngiyi abantu bikunda cyane ikintu cyose ni njyewe. So usanga iyo ugiye muri relationship n'umuntu w'uyu gift, ari wowe wiyuzuye, noneho wowe nibyo washaka gukabibura, ugahita usubirayo, urumva. So izi disorders ni ikibazo gikomeye. Noneho abantu bize cyane, abantu bagize cyane, babona babyita ubusirimu, ariko ni ukumenya icyo ushaka, it is an issue ibikenewe kudiringa nayo. So uya bindi twavuga ngo turagabanya ibiciro, wambazaga nubwo wagabanya ibiciro ukifitemo ibi bintu, ibi bibazo ntaho uri bugere. Uraza kugerageza ugabanya hano, ariko se consistency iraza kubihari, kubera ko ikibazo it is here. Ikibazo niba kiri hano, so ubanza ukuremo ibyo ngibyo, ubanza udiringa na trauma, ubanza udiringa na ziriya relationship style zawe. Noneho numara kudiringa nazo, umenye noneho uriwe mu Mana, uri umwana w'Imana, urakunzwe kandi hari ibyo wemerewe. Niba ari umugabo uramwemerewe, ariko umaze kugenda ruriya rugendo, so nujya mu rugendo rwo kudiringa na trauma, ishobora kudafata ukwezi kumwe ni urugendo. Nibi bya izi disorders, izi personality disorders, ni urugendo butangiye. Ariko iyo ufite mugenzi wawe ukanamubwira ati nuko nguko mfite issue ariko natangiye urugendo, please mumbe hafi, so uyu muntu yafashwa agakira. Ariko ku lowering standards, kugabanya ibya biciro, ntabwo ari byo bigiye gukemura iki kibazo. Ahubwo banza urebe niki kintera kuba meze gutya, kuko nkeka ko gift nta cyaha yakoze, ariko ashobora kuba yarakuriye muri izi environment zose navuze. So ugasanga yabaye formed muri ubu buryo, noneho bubangamira abantu baje kumwegera bashaka ubushuti nawe. So tugomba kwibanda kuri izi ngizi kugira ngo dufashe gift ejo azaba ari umuntu nawe ufite ubuhamya, tuzumve ngo ibyo mwavuze hari ibyo byamfashije. Ariko ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rukomeye, ariko birashoboka. Urakoze cyane Godfrey. Ariko hari ikintu bibaza ba gift, kandi nanjye nshobora kwibaza, ngira ngo iyo turebye muri Bibiliya hari imyaka y'urushako iriho, like niba urengeje iyi ngiyi byawe birarangiye, urapfuye urashize. Ndibaza ko ari societies cyangwa n'abantu babyishyiriyeho. Ni n'imiterere y'abantu, yego, rimwe na rimwe n'imico, ariko ni ukuri ntabwo imyaka 30 ariyo isobanuye ko umuntu yakecuye atarashaka no kurenza, kuko abantu ku myaka yose barashaka. Ahubwo ngiye mbona ikibazo gikomeye ari ukumenya ngo ubundi ndashaka gushaka kubera iki, ari ukwimenya wowe urinde, urashaka iki muri urwo rushako. Ese ubundi izo standards washyizeho cyangwa iyi mirongo ngenderwaho uwihaye ni iki kiyihisha inyuma? Ubwo si bya bikomere Godfrey yararimo atubwira byaba byaratumye rimwe na rimwe uvuga ngo aha ngaha sinaharenga, uzaza atameze gutya nta kintu tuzavugana, kumva inyuma hihishemo
ibikomere urimo uravugira mu bikomere noneho bikajya bituma nyine abantu baza bikanga ubundi uteye ute mwakabyara hari abakobwa bavuga nabi muri kamere zabo hari umusore hariya imbere ugize ngo banza nawe hari uwo yahuye nawe uvuga nabi hari abantu bavuga nabi ku buryo udashobora no kwifuza kongera guhura nawe ariko hari n'abagabo bari insecure I know hari abagabo bari insecure batinya a successful girl cyane cyane mu muco wacu bivuge cyane cyane mu muco nyarwanda ahangaha yego ukabona umukobwa aravuga icyongereza kurusha yihagaze huriya sinamushobora yageze muri presentations niba mwagiye ahantu ukabona we ari hano we uri hano noneho ukabona she's driving a very nice car wowe uratega moto ukabona afite ibintu kukurusha ukavuga ati atari ko uyu nguyu se namushobora urumva so ukabona umuntu abaye insecure ariko wa muntu wamwegereye ukamenya uwo ari we wasanga ari imfura y'u Rwanda wasanga ari umwana mwiza ari umwana mwiza cyane wasanga imihanda igendeka mukaba mwashobora kuyijyanamo ubanza ngira ngo ari na zimwe muri standards gift yavugaga ari nk'ibyo byo kuvuga ngo se niba jyewe nize nkaba mfite ahantu ngeze mu buzima ese manuke njye gushakira sizi ukuntu nabyita ariko ndumva ariko nshobora kuba mbitekereza ari byo yaganishagaho nagira ngo nunganire Godfrey ikintu yaravuze cy'abagabo bari insecure ndashaka kubihuza na kimwe twabwiye gift dutangira ngo nabe we naba we bizafasha wa mugabo washoboraga kuba insecure bitewe na standard ya setinze iyo modoka niba uyitwaye biteye kuvuga ntwaye jipe ntabwo ari cyo kibazo uyitwaranye iyihe attitude uyirebera mute ku bantu unyuzeho ku muhanda abo hari ufite uyibaha gute uyibasohoramo gute reka tube twebwe tube abantu tube abantu biyubaha bakubaha n'abandi kuko wa mugabo ndemera n'ibyo twise insecurity bishobora kuba ari ukumenya limits ze umutekano muke ashobora ari kwirinda kuko dukeneye no kumenya limits zacu uyu mugabo uyu mukobwa ntago wenda arimo kumutinyira iyo modoka kuko wateze moto nawe mbere yuko agura iyo modoka yagenze kuri moto ashobora kuba yaragenze no ku igare kuko ibintu biraza ariko bisanze turi bande aho niho hari iyo ni bimwe muri za kuba twavugaga kuko gutwara ijipe ntabwo ari yintwaye n'ingi uyitwaye nawe ejo wayitwara rega gutunga amafaranga si yagutunze ni wowe uyatunze nuba rero ugiye kurebera uriya mugabo ngo yaje kuri moto ndi mu ijipe niho bigiye gupfira aho ngaho ni bimwe mu byica mu bituma ba bandi bahunga bakagenda bose ejo ukazasigara wibaza ndi mubi sinize ndatunze ibyo ufite ntabwo ari byo abantu bakeneye byonyine bakeneye kureba ibyo bintu se nibyo bazubakana nabyo ibyo ni bimwe mu byica ahubwo na ya mibanire kuko wa muntu wakangishije ibyo utunze mbere y'uko mwinjira muri dating muri relationship azavuga atari kose niba koko nshaka urugo uyu ni mujyana ndaba mbonye umugore n'urugo cyangwa ndaba mbonye ibintu gusa ahubwo iyo mitego igikunda kugubwamo n'abakobwa niwe bakunda kugwa muri iyo mitego kuko abenshi baba bashaka kujya mu byuzuye akavuga ati uriya muntu utwaye ijipe uriya muntu uba muri biriya biro bimeze kuriya uriya muntu uyoboye kiriya gikampane uriya muntu ufite iriya mitungo ningerayo nzaba ngeze mu rwuzuye nta miruho nzaba ngeze aho najyaga aho haba umutego wo kutareba wa muntu nyiri imitungo kandi niwe ugiye kubana nawe ntabwo ugiye kubana n'imitungo wa mukobwa rero nawe naza arata imitungo niho ibya mbere bizapfira banza urebe potential husband niba ari kuri moto iyo modoka we warayivukanye ntiwayiguze ejo kuki atagura irenze iyo ngiyo ahubwo we afitemo potential afitemo capacity uramubonamo potential husband apart from the imitungo mbere y'uko imitungo warubakitse personality arubakitse urabona azaba family man ese aragukunda arakubaha atakubaha bigutinye kuko umurusha imitungo ahubwo wakuzuza icyuho afite burya urebye uyu gift kuba we atarakurosinga ngo abone umugabo abane nawe hari abafite ibibazo nk'ibye ariko bagize amahirwe barakurosinga babona abagabo ariko noneho ugasanga
the level of satisfaction mu rushako iri hasi Okay. kubera za issues bambukanye Thank kuva you. mu silibateri kujya Yego. mu bashakanye. So iyi issue ya gift n'umuntu washatse ariko atari satisfied yakwicekinga akareba ni ukubera iki. Yego. Okay, hari akandi ndimo kureba usanga hari abantu bagira unrealistic expectations, ugasanga umuntu arimo arabona ibintu ari muri idealistic world Ararota ku manywa. gasobanura ko ngako. Ego, urumva nyine umuntu ugira ibyo yibwira kuri mugenzi we ariko rwose bidafite aho bihuriye n'ukuri k'ubuzima. Nta marayika uhari, abantu bose ni abantu. Kandi hari umuntu wigeze kwandika aravuga ngo Imana iduha raw materials, iduha ibikoresho twebwe tukagenda tukabihinduramo umugore dushaka cyangwa umugabo dushaka. Ariko kenshi twebwe tuza dushaka umugabo wamaze kugera ku cya kigero dushaka kubona. None se akazi kacu ni akahe? Natwe tuba dufite akazi tugomba gukora kuri uwo mukobwa mugiye kuzabana cyangwa kuri uwo musore mugiye kuzabana. Ukiraho ubuze icyo kintu nibuka ko ahubwo hari n'abandi bajya bahura n'umutego wo kuvuga ngo imyaka yamugendanye na cya gitutu tuvuga agasimbukira wabonye. Mva ndabazi bagezeyo ntibikundi. Nibyo wavugaga, hari nk'umukobwa nzi mudamu yari mukuru pe, arangije ashakana n'umusore ukiri muto ukibyiruka ugishaka gusohoka ugisimbuka utarafata gahunda utarajya ku murongo. Yes, we ntabwo yihebye nk'uko we yihebye, imyaka ntaho ihuriye, aragenda cyakoze yamubyaje umwana umwe, arangije akajya agira gutya do hasi hejuru, amuvana mu modoka ye yamusanzemo yindi nziza twavugaga, ayimukuramo akajya yirirwa yitwaramo abandi bakobwa abandi bagore, amafaranga yose akagenda akajya kuyateretesha abandi. So tubasabe bakobwa beza, mubanze mushyire ibirenge hasi, mushyire umutima hamwe, mutuze, nta kintu kibirukansa. Kubera kuko kwiruka icyo gihunga gishobora kuzatuma utomera, kandi nta kintu kibi nko gutomera. N'ubundi imyaka yagiye ukagerayo, n'ubundi ibyo washakaga ntukibone, ukagerayo n'ubundi urwa rugo ntirube rwiza, ya satisfaction Godfrey yavugaga ntuyibone. Birasaba kwitonda ukabanza ukamenya icyo urimo kurwana nacyo. Akandi nari ntekereje conflict resolution, uburyo ukemura amakimbirane. Yes, hari abakobwa ntabwo ndi buvuga amazina, itonde cyane ndetse. Okay, reka tubishyire kuri gift kuko gift niryo zina twiboneye uyu munsi. Gift ashobora kuba iyo habaye akabazo, iyo bagize akantu batumvikanaho, uburyo abyifatamo. Yego, urumva hari ripoti narimo gusoma no mu kazi 65% y'abantu bari mu kazi bafite ibibazo ku bijyanye no gukemura amakimbirane. So none iyo bigeze mu rushako, hari abantu rwose bameze nk'ababebi. Iyo habaye akabazo umuntu akahinduka, umuntu akaba too emotional, umuntu wa muntu akavuga ati ariko se uyu muntu mbana n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'umwana, nindamuka mugejeje mu rugo ameze gutya, avuga ati aha, uyu musore uri kuri nuza ku byuma, kuri tekinike y'ibyuma, nabonye agize ubwoba. Amaze guhura n'ibikomere mu rukundo nabonye. Ariko abagabo we fear conflict. Mwebwe mutinya amakimbirane. Abagabo burya bakunze kwirinda kuzana amakimbirane mu rugo, kuzana umuntu. Ese kandi nzi ko akenshi ari nabo bayateza. Usanga umuntu amaze kugira ngo ajye gushaka, ashobora kuba amaze kugira relationships kenshi amazinga, akavuga uriya ndabona bitazakunda, n'uriya nawe nuko. Ariko yagera akavuga ati ariko uyu nguyu ndabona after 80% 20 tuzagerageza tuyubaka. So conflict resolution ni ikintu gikomeye kandi gituma bamwe abasore babatinya bakavuga ati aha, so gift wacu ugasanga imyaka irimo irazamuka, pressure zikiyongera, noneho ugasanga hari igihe akoze bya bindi bavugaga aratomeye, noneho yagera muri marriage ugasanga satisfaction ndi hasi. Yego rwose Devo, hari ikindi wongeraho?
ibyo kongeraho ni byinshi umwanya niwo tudafite ariko twagira ngo duhumurize aba bakobwa tutaza no kuvuga ibintu byinshi tugasoza nta humure dutanze turashaka kubabwira ngo haracyari ibyiringiro rwose wakomojeho ku kintu kijyanye n'umuco wacu utese ubundi ninde washyizeho standard y'imyaka abantu bashakiraho ibyo byo biragoye kuko umuco warabyubatse biological abantu bashaka no kubyara ngo baguke ukuntu imibiri yacu nk'abagore iteye tugira limiti yo kubyara aho tugarukira ibyo byose rero biba byungikanya muri ya pressure umukobwa watinze gushaka abafite ariko inkuru nziza tubafitiye ni uko Imana ibakunda ahubwo ni mube mwebwe niba warakomeretse ushakisha uburyo bwo gukira utangira urwo rugendo niyo mpamvu turi hano hanyuma numara gutekana bari bwuzongera wakire abaje ntibikubuze kuyungurura no kureba neza ejo utazaba muri wa mubare w'abicuza ngo ugire gushaka utinze wongere no kubaho ubuzima bwo kwicuza kuko Imana ihora itanga amahirwe kuri buri cyiciro cy'ubuzima ugezemo uyu munsi niba abantu bashaka bapakara Imana ikabashumbusha wowe kuki wiheba ku rwego rw'aho wumva Imana itakigufitiye amahirwe yaguha rero nk'uko twavuze ibintu bitandukanye ariko turashaka kubwira ngo Imana iragukunda Imana igufitiye umugambi mwiza abagukunda baracyahari ntaho bagiye ahubwo ikoremo umurimo urebe ibyo utatunganije mu minsi yatambutse ubitunganye niba koko wumva hari ibikomere byatumye utaritwaye neza mu bakurambagije mbere utangira urugendo rwo gushaka abajyanama mugendana urugendo rwo gukira hanyuma icyo gihe Imana izaguhuza n'abagukeneye nawe wifuza batari abakwifuza ahubwo abagukunda tujye dutandukanya ibintu nanone hari abantu baza bakwifuza niba ari ya mitungo twavuze bakwifuza kubera inyungu zabo ariko ukeneye abagukunda kandi barahari Imana irabafite itegure rero wikoremo wa murimo nk'uko dukunze kubivuga Imana iguhuze nabo ngabo uri ready mu buryo bwose kandi Imana izaguha umugisha murakoze akanyuma ntekerejeho hari abantu bagira rigid boundaries mikoro baheza nguni no bafite imipaka okay hari umuntu ushobora kuba ari rigid cyane ni ukuvuga ngo ibyo we ashaka ni ibyo ngibyo noneho ugasanga mugenzi we ushaka kumukunda biramugoye yego ntabona aho yinjirira reka mbizane mu rurimi rwa politiki tuvuga nka South Korea ni igihugu gifite igitugu cyane kiri very strict cyane usanga abantu abanyagihugu batoroka bagenda urumva bava mu gihugu noneho na wa muntu ufite igitugu cyane muri we ufite ari very strict abantu iyo bashatse kumwegera biranga kubera ko ziriya measures aba yarashizeho urumva so nabonye American Association of Counselors yakoze ubushakashatsi isanga ngo 65% y'abantu bafite iki kibazo cyane noneho mu rushako ugasanga bibateye ibibazo mu mibanire ntabwo byakoroha so dukeneye kumenya how we manage our boundaries we let people in kuko hari igihe dushiraho amananiza menshi ugasanga umuntu arashaka kwinjira mu buzima bwawe ariko washyizeho urukuta so break that wall no breaking your wall gift ejo bundi wakumva ibintu byatunganye ashobora kuba ari rigid ikibazo gift ntabwo ari we wivugiye ikibazo ntabwo ari umuntu waje muri counseling room ngo menye ikibazo ibyo tuvuga byose ni ugutekereza hypothetically ni ibintu byinshi bishoboka so twagerageje kuvuga muri ibi byose gift niba mushuti wa gift nguyu hari ikintu yakumvamo niba zamuha message niba zamuha iyo video ariko bishobora kuba bimwe muri ibi ngibi n'abandi benshi barahari bameze nka gift murimo kunyura muri ibyo bintu bimeze gutya ariko reka tuvuge gutya ngo nta myaka yo rwose banza wireke sibyo ureke kuyibara yihorera imyaka ahubwo wowe banza wirebe irebe wowe umeze ute subiza amaso inyuma hari n'amahirwe wigeze kugira ndabizi neza ntabwo ushobora kugera ku myaka kubara imyaka ntiwamubuza kubara imyaka kuyibara ntabwo yabireka kuko iranibara
nta kintu yabikoraho ariko icyo mvuga nabishyiraho umutima cyane biramubabaza kandi abirangarireho kuruta uko yakabaye yakora kuri ibi byose turimo kuvuga burya byagira akamaro ikintu mu buzima cyorohera bwe. umuntu mu buzima buri level ugezemo ugomba ku acceptinga ni nk'umudamu ugeze muri menopause urumva hari bamwe batayakira yego urumva Cyane. noneho iyo uri mu myaka 20 you are excited imyaka 25 niyo prime time ariko none utangiye kuzamuka bimenye tangira ubyakire kuko nutabyakira nabyo bizagutera bizana pressure bizagutera ikibazo so nk'iyo ugeze mu myaka nk'iyo tugezemo hari ibyo wakoraga ubutagikora urumva so icyo nshaka kuvuga ari accept aho ugeze yego kuko nutahakira urateza ibindi bibazo uragenda utomere wa mugani we mwabise gutomera niba ari ukugonga so ugenda ugereyo still usange mu mezi 2 wavuyeyo niba ugira igikomere cyongereye ku bindi niba ubibemo ariko utabiri usanzwe ufite cyangwa wihambira uvuga uti aha ntago nabivamo n'ubundi nabibonye mbiharaye ube ariko n'ubundi ubayeho mu gahinda nta kintu birimo nta munezero birimo kuzana so bakobwa beza rero turabasengera cyane umwuka wera abagenderere hari ikintu twasoza tutavuze hari igihe ibintu byo gutinda gushaka nabyo biba biri spiritual cyangwa ari ibintu bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mwuka twebwe abizera hari ibintu tuzi cyangwa twemera nka generational patterns cyangwa icyo bita karande mu kinyarwanda ugasanga ni ibintu bitigeze bishoboka mu muryango wawe nubwo wireba gutya ariko si wowe wenyine subije amaso inyuma wasanga n'abakuru bawe n'abanyoko wanyu n'abanyogosenge hari akantu k'akagozi kagiye karanda guhera mu kinyejana runaka ariko nanone haba hari amahirwe ko wowe iyo ubimenye ushobora guca uwo mugozi ugahindura amateka ukazana amateka mashya mu buzima bw'umuryango wawe atarigeze abaho just kubwo kumenya no gusobanukirwa ubwo rero ibindi twavuga ngo amanimero yacu araho ngaho icyo uzumva ari cyawe kikureba rwose ukeneyemo ubufasha uzaduhamagare uzatwandikire turasubiza tuvugana n'abadukurikira kandi Imana ikomeze kubana namwe reka dusoze tubasengera Mana yacu turagushima cyane kubw'iki kiganiro turagushima kubwa gift ndetse na bagenzi be benshi badukurikiye bafite imyaka 30, 35, 40 batangiye kwiheba no kwibwira ngo ibyo gushaka biranze ku buzima bwabo n'ukuri mwuka wera ndabizi ko nta cyaremwe cy'ikigabo kidafite ikigore cyacyo niko ijambo ryawe ritubwira ahubwo ikintu kiba cyabayeho no kubusanya no kuburana no kudahuza no kurata amahirwe aba yabonetse rimwe abantu ntibabimenye ariko uri Imana y'amahirwe ya kabiri ndakwingize kugira ngo basange ubahe kwiteramo umucyo birebe ijambo ryawe ribamurikire ribasobanure ribagaragarize ahari ikibazo kuko buri wese ntabwo afite ikibazo nk'icyundi buri wese arihariye afite ibibazo bitandukanye n'ibya mugenzi we ariko ibyo byose ni wowe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura nyemerera ufatire imitima yabo banze baruhure bakure ku kintu cyo kumva ko bari ku gitutu cyangwa bameze nk'abariho basunikwa ngo iki kitaba ubuzima bwanjye buraba burangiye ubahe kwakira igihe barimo hanyuma nibarangiza bakwizere batangira urugendo rwo gushaka gukira no komoreka ibikomere baba bafite ibyo ari byo byose kandi bazabona ineza yawe urakoze turagushimiye kubagendereye kandi kubagiriye neza mu izina rya Yesu amen shalom shalom